konzi background yiwe twakoranye kuva kera agatangira zero afite amafaranga zero ubu ngubu akafite amamodoka afite amazu erega nta kindi shaka bijo umudivorce waretse uyu mitungo ikimwe cy'akawe tukagifata tukacyegukana natwe ndabyumva ko ndavuga basi 20 n'amagarira kure azanga 20 aravunje se umva mbanze nkubwira ukuntu ibintu bimeze windakarira winyirebesha gutyo iyo mbishaka n'ubundi ngewe nari kumenya amakuru ya Diama nkana yagumana sibyo urambwira ngo kuvunika ni kubesha biti Diama irahari ntabwo iri ngewe uyifite ifitwe na bamenya ariko nawe biju ushire mu gaciro urumva umudivorce yatwubakira amazu akaduha amamodoka tukabakire nk'abana nyine banza ko nagusabye ngo wimariye nawe nyine banza umuhamagare ndashaka uzagenda ukinjirire ugikure iyo mitungo natwe tubona aho duhera reka uri kunyumva nyine basi nyemera se basi nani ngo basi amagara pepe nanjye ndabyemeye urabyemeye biju muhe gahunda mu mugore nyine we banza amagara pepe nanjye nabyemeye biju numpinduka ntabwo ngwinduka nyine amagara pepe nanjye za gahunda niyo ngiye nise kutamuhamagara bisida amagara bumviriza bari bana batari mu byabo hari tugende mu kikari mpamagara se bro waje bamenya ure petit sikia kwanza bamenya namutumye wanjye ajye mu kabati avanga ibintu abigira nabi anje kwa kuri Diama ariko ikiza gihari gute sikia kwanza ikiza gihari ntago bamenya azike iri ari Diama yambwiye ngo harakantu kakarahure ngo yasanze wanjye ngo aragafata akajya gahondesha tungurusumu Allah Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungurusumu na Diama kweli binawezekana kecha anapata tungurusumu arahondesha Diama habiwezekane kabisa yarahongotse nta kintu yitwaye ngo kameze neza kecha hapana kabisa tuko tubose gusara ikise Diama ni yangu ndabizi ko riyawe n'impamvu naguhamagaye sasa mpereza sasa tuko tumbivemo ubivemo utese umva nkubwire icyo naguhamagare hano nuko mu mafaranga nkajya nita kuri bamenya nkamugira ikigori niba ari ibitabanywa niba ari ibirindazi byose nkajya mugurira nkanza nkamwicara mu mutwe akanjyana akangiza aho yataye iyo Diama nkayifata uramuhereza iravuga nayo afite kutese biragenda bita amafaranga aragaruka ngiye mfite ukuntu nzabigenza tukubona ubu se ko wowe warubayeho imyaka n'imyaka uzi uko navunitse nabamenye rero mfite uko nzabigenza Diama ikaboneka okay ndabyemeye ngenda shaka Diama yange ngwino ndakwanikire sheki mu modoka kisha umuhe sasa kutangiye kubigira intambara tukubona ni intambara Diama ni intambara 20 so umva sha pimiraho hejuru bari ushingaho hejuru mezi ya 15 ushaka kunusura we winusura oya winusura hirya aho ngaho bari ushinga mano none sasa fate aho ngaho Halo Inde ko nakumenye bite beau-frère okay sawa nta kibazo biju bite umutwe harakora neza ugira ubwenge cyangwa warasaze ugezaho kunteza musaza wowe ubwo si byo mbwira ni ibiki nta nkene cyo kuvugana nayo bana umva ndi mu bintu aya umbarana ngiye gura kabanza n'ibikunda nyine ubwo ngubwo nzaza nkejo cyangwa se nimirangira kare nta kibazo nshobora kuza nimugoroba nibikunda kare ndaza nibyanga nyine ubwo nzaza ejo abo ndagerageza nta kibazo
nabyumvishe yewe ntaribi. Sawa. Umva, ako se wowe. Bijou! Karame. Bijou! Karame. Gahunda amaze kuzikora zose zararangiye. Se gahunda se. Kwiye kuvugisha mu divorce. Ese ko twari tumaze kuvugana? Ako bro reka nkubaze. Wumva uzaba mu buzima bwo kuncuruza ukumva ko uzakira ukagira amafaranga ariko wacuruza mushiki wawe. Ese ko ikintu ukora kugucuruza. Rega nta kibi nkwifuriza. Ndashaka ngo ugire iterambere. Ubu se ubu nugenda ukajya mu rwawe urumva ukasiga hano ugenda nta kintu ubuze urumva ugiye bitazashimisha. Ako wabuze ubundi buryo wakora ku buryo mba wancuruza ati kana uhinduranya abagabo ntabwo ari ibyo ngibyo bisho. Ntawe ntuzabe nkuko twabaye urumva mbabarira ugende usangurira mu divorce. Erega sinashaka ko mwimariye. nyine ni kwa kuncuruza. Nagaruka kugucuruza. Nukugenda ukamubeshyeshya akaguha ku mitungo ukayizana tukabaho neza. Urumva afite amafaranga kandi n'umugabo mwiza nta bintu by'abagore azi nta bintu by'abakobwa azi. Ntabwo ajarajara mu bakobwa ni umwadeperi umugabo mwiza usibye isanganya yahuye naryo agakora divorce. Yari afite umugore utabyara urumva aragenda we yari umusirikare igihugu kimutuma hanze muri misiyo. Agiye agarutse asanga umugore atwite maze y'imyaka 2 asanga umugore atwite amezi 6. Urumva kwinda rero nawe uriye nawe nibwo gukora divorce. Wabuze uturimo tw'amaboko wambwira twakora kugira ngo twiteze imbere. Ako Bijou reka gufunga umutwe nawe ubyumve kucyumva uturimo twose uko twakorwa n'amaboko. Ubu se abakinnyi ntibakoresha amaguru si yabakijije se abanyamakuru ntibakoresha umunwa none se urumva utwara ari amaboko kandi ibyo byose ari amaguru ari amaboko byose ntabwo byunguka nk'igice kimwe cyo ku mubiri. Ubu ufite igice kimwe cyo ku mubiri cyunguka vuba kandi ukagenda ugakira. Ako se wagikoresha ukareba inyungu ukura. Ntabwo usibye gufunga umutwe rego urabyumva koresha icyo gice twunguke vuba unabivemo. Ngo yeje cyangwa ikirahure usikeje singihizizi. Ubu ngubu ufashe ikirahure ugasuka ukanywa Ese ubyo kuki bitwaye. watafashe ikirahure ngo asuke ndashaka iriya nasize nsutse. Ubu se usanga nyimaze. Kubw'amahirwe ntabwo yimaze. Kete ntabwo twapinda. Tugende. Itari kituro nsagira n'ugahinda. Anya mfite umugore. Bijou gahunda niyo ngiyo rero sibyo? Amushiki waje. So rero maze kumuvugisha ngo uyu munsi cyangwa ejo witegure ejo ashobora kuza cyangwa uyu munsi. None nitegure kugeza ejo. Witegure nyine ushire hafi imyenda ugaragare neza ku buryo mwakira mu gihe. Baya nta bitambaro byihorere. Sibyo Bijou? Saje sawa sister wacu. Urawutereka amasaha 2 ubona ko ubona. Niwite kuri bino bisatsi birimo n'ubundi n'ibyawe. Ibyatsi. Nta byatsi genda. Ibi bisatsi n'ubundi byavuye muri wowe biragusubiramo. Umugabo umara neza. Umugabo umara neza. Nuko narwaye nanjye kukanywa kwakira. Amanuka makano kagakarika. Kandi umva ku mugabo umara neza. Bino byatsi washyizeho. Umva nkubwire. Amasaha 2 n'uwo mbere y'amasaha 2 urasara. N'uwo amasaha 2 yarenze urahita upfa.
ubwo ngubwo ni ukubara neza amasaha 2 yuzuye ukakanywa ukahita ukitwa mushyashya uziko ari inzozi ngira bameze kanera ubwo nigize kurota twakoze ubukwe wabaye umugabo wanjye ukabya inzozi n'ubu wifuza ko nkabya ni ukuri mbona ntabwo ukabye ariko mana we uyu mugore ni muzima bari gukora ibiki n'abamenya ariko reka mureke bije yarambwiye ngo ibyo ari gukora byose ari muri map byagutera ubwoba byanyiraga ubwoba kuko najyaga mvuga mana nkabya inzozi cyane nkavuga mana yagiye wazimaye umugabo nkabamenye ufite ibibazo byo mu mutwe mwumva agahinda kagiye kunyica kandi ntabwo ndi umukobwa mubi ariko byibura ubu fazari ndi ubu tubonye umuti ugiye gukira wenda nazabikunda za nzozi nagiraga zo kugusoma noneho zaza neza ukanywa ukuntu najyaga mbirota ko shabana hindukira nkwereke n'akandi oya yaba izo zose nibyo najyaga ndota ukumva kandi subira ubona ko ngukunda bame none hari akandi kantu bajya basomana hano urakazi ndakabona muri filime ntabwo bisaba ngo upanure umupira wawe ugire ucyo dore ko ari no mutunze uriyoroshya gutya ijosi ukarijyana ariko abona kubera umujyi wagiye ese uri gukora icyaho ngaho genda ububike akeca gezaho nsangira inyanya n'inyoni ko shiririka nkubwire witurakara bamenye uriya w'ikigo ry'umutwe umeze nk'itegura udafite n'ubwenge bwibutse namukunda nkakwibagirwa shiri ikintu cyose nkurange kiba gifite impamvu sibyo numbona nikoreye n'agataro mu muhanda ntuzagire ngo ubuzima bwanze hazaba hari impamvu niba wambara ndi gutorana amashusho haba hari impamvu kugeza naho usigaye nsangira umugore kandi muri iyi nzu yawe mafite akazi kenshi ku buryo no ku munsi umwe nakwicara hasi ngo mbikubwire bizarangira ngwino wirakara ngo ugende sibyo gusa nabuze abandi bagabo bazima kuko nza kuri uyu mukozi wawe udashimishije habe na gato sanze ni ibyawe waretse ibyo mba ndi gukora nawe mba mbigukorera numvaga nanjye nshaka kugusoma hano bame si ngombwa ngo icyo ushaka cyose ukibona banza ukora ibyo nakubwiye numara kunywa umuti kandi nijya kumpamagara ku buryo mbireba byose neza ko unkunda hanyuma ibindi byose bikurikiraho ubindekere sibyo kandi unyumvire kuba akana keza Bamenyo. Bamenyo. Yavuza. Amagambo yawe urayazi? Amagambo yawe urayazi? umuntu usomerwa amagambo ye Amagambo ubwiye Paul urayazi? Mwambwiye icyo ushaka kubwira. Paul arimo hari imbere kumwe na bro wanjye ndavuga kanimba. Bamenyera ku mukaba guhamagara ukavuga ibigambo. Paul naguhamagara umubare umenye amagambo uvuga. Ikintu cyamenye kukubwira. Baramuka guhamagara ukavuga ibigambo. Ufite ibibazo bikomeye cyane. Urukumva? Uwo munwa wawe ndaza kuwuca. Icya kabiri bamenye batambabariye. Batambabariye. Ndakwica ibyo ugira muri uru rugo uraza kubibibona. Uri kunyuma? Amagambo. ese ubundi ejo
none garuka ngaho bose wumva ko amabije ku makibintu byose abikoze ngo wumva ko uri umuntu umukobwa yikondusha umunsi mu navuze cyane na kimwe nigeze mbeshyamo kirimo ngo banze utekereze sinavuze théâtre wakinye filime ntabwo navuze si ibintu byabaye ntabwo yagiye taxi voiture ntabwo nagutwaje ibintu byo kunjamo ntabwo wagiye simanyonga amabu ngo bansekereze na ibintu byose navuze ngayibaze nza kukubekera kugeza n'ubu ngubu icyari muri nshina niki cyo navugisha ukuri ntabwo nyemburana nawe uri kunyumva kuko nawe urabizi ko ibintu mfite mu mutwe wawe ari byinshi uri kunyumva icya kabiri ntabwo kuri kose ari ngombwa ibyo urabizi icya gatatu nta muntu ujya yivanga hagati y'umugabo n'umugore akanya ntiyanyije kuri pole na uko yakumva siko yanyumva kuko ntago pole ntago ari iki sinzi ko navuga ntago wagukeneye nturi umugore nturi umukobwa nturi iki nta kintu yakomaza amagambo make so funga umunwa wawe naguhamagara menya amagambo uvuga ntuze mubwire iki mubeshye yamuvugisha uko akanya ntago nzi ibyo pale bukubwira ariko umva icyabatsinze icyebuzo koza cyose cy'umubwira kubaza bisho uri kumva bati icyo kwaje ati baza bisho natamamagana tuhura muhurira hese ndakarutanga abandi munsi bamira gumbana nawe gusa icyo nkubwiye jya ku mavusenga ko batambabariye ufite ibibazo ngo mfite amafaranga nyemera gukora aho ushaka kugenda aho ushaka gukora business iyo ariyo yose nshaka kandi karaninga neza très bien 100%. Mfite imitungo, mfite ubushobozi, mfite aho navuye, mfite aho ngeze, mfite abakobwa benshi bashaka kurenza uyu nguyu. Ahubwo se muri abo bakobwa wabuzemo umwe utwara ukareka. Ntabwo namuze niko stressa kaza bazi buri munsi. Namba mahoro. Arenda gusabira imbabazi rimwe kabiri kuki mudatandukana mujye kurira muri abo ngabo. Ntacyo bintwaye ngewe. Nimba bishaka dufite dutandukana. Icyo bintwaye ngewe. Wajurika kukomeza ugatsikama ku kinyuma cyane. Ntacyo bintwaye ngewe. Wari uri kwa muganga. Nari ndi hari. Dutandukane ntacyo bintwaye ngewe pe. None se ubwo niba nacyo amamagare dutandukane. Yewe. Cyebira ko ngewe hari cyo byaye bintwaye ngewe. Twanatandukane ko ngewe. Ntacyo ngewe twatandukana. Twatandukana ko ngewe. Ibintu muri kwa muri ibiki buriya ngira nakubwiye ngo uhamagare pole utwunge ariko utanyivuga amagambo mutandukanemo ibiki umva urabizi ko nta muntu urya kandi ngo agaheza amafaranga naguhaye utankoreye deal bro twabipfa rwose babarangiye unyunge na pole tumere neza icyo nshaka rwa ukamubwira ati musiki wanjye mubabarire mbese utsabira imbabazi nimba nawe nakoze amakosa ariko mbabarira rwose amagambo yareke amafaranga wariye mbabarira byaza umusaruro kuri nyishu umvugire mbabara ndakwinginze reka bro bwana n'ikiri kintu utamenye ngewe umuryango wo kwa pole nawinjiyemo ndawuperereza ndawubaza Isa afite amafaranga niho ukitasimbuka rero mbabarira niyo narugira mu munsi ejo muravamo ariko basi nkamona imitungo ya pole akopesha utararangiza reka mbanze nkubwire nundi munsi ntuzongere uze imbere yanjye wikaraga gutyo nkushaka kujya ku mutwe wanjye wumvise nundi munsi we ni musaza kandi anakuruta ntukazajya uza uvuga ubugambo bw'ijambo ceceka ntuzajya upfa kumbona ninjariya jya utangira wubahe utarumva n'ijwi ryanjye uri kumva uzi ko umaze kumenyera ngwe ukirirwa uvuga ubusa hano ukanze imbere uwikaraga gutyo bijo utaraza hano nta bibazo nari ifite uri kumva utaraza uri kwigira gutyo uzi ko ureka ugatorongera wowe utaraza nta bibazo nari ifite urumva uzi imyaka maze muri Kigali urayizi wowe ubura bwose nari nzi bwose urabuzi sana mapu nagupanje mapu zose si ubugori ryari cyo ugeze ukora hano uzi ukomeje ibyo ngibyo byose nakore kuko ugatorongera umva ndavuze ngo rekuriya muhungu uri kunyumva ndavuze ngo rekuriya muhungu kandi ikindi ninzajya mvuga giuceceka wanyumvise wakurugutuye wumvise bro bangire ba nge niyo narugira mu ngata nduvamo nago mbyema nge numbanze unyunge na pole na genda unyunge na pole nge niyo nakora ubukwe nawe uyu munsi ejo nkarwama kunatwara imitungo iwawe nabaki navuze ngo ninjyajya mvuga ntukazajya uvuga kandi nuzajya umbora jya utangira kubaha utarumva n'ijwi ryanjye wanyumvise guhera uno munsi wanyumvise cyane wanyumvise
wanyumvise nakumvisha ugenda ubwiye ukora ibyo nakubwiye. umva ubu tugiye kubirangiza bwa nyuma na nyuma nanamubona bwa nyuma mwumva amatwi yanjye bwa nyuma uri kumva tugende mbumbe